Oh, she's so bad, what's her say? But she doesn't know where. Yeah. Oh, baby, I like you, baby. Hola ndabasuje mwege muri gukomeza mubana natwe ku ISANDI TV SHOW. Ndabasuje mwebwe tubana muri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nkuko ubibona ngo kuri screen zanjye kumwe n'umusore w'ikibogari, umusore kabisa ufunzemo bokoderiye. Katubanze tumwakira hano ku ISANDI TV kugira twibwire ubundi ni muntu ki. Turakwakiriye ku ISANDI TV. Murakoze cyane ku mazina yanjye FM Pro. Nkuko mubibona ndi Pro. Produce umuziki nyarwanda ndetse n'indi yose iva hirya no hino hanze y'igihugu. FM Pro twagusuye hano muri studio ndakeka ariko utarunabizi ko turi bukugwiremo ariko nyine kubw'Imana twagusanze ariko imvura ntabwo itworoheye hano hanze ndumva imvura iri kubica bigacika kibi. Ako interview yacu ubundi irakomeza ibe kuko imvura nta kintu yatubuza kugeraho. Hanyuma FM Pro watubwiye ko uri producer. FM Pro producinga n'abahanzi ni byose abahanzi nabo ubagiraho bakakugirira ukaba producing kuri umuziki wabo umuziki ndawukora kabisa wango nimbujuru umusani umva ibintu kuntu bimeze tukabikora fresh umuziki kabisa umeze neza. Hanyuma FM Pro tukiri ku bya muziki yawe, hanyuma se tugiye mu buzima busanzwe ngo FM Pro ni umuntu ufite imyaka 17 y'amavuko. Nkaba naravukiye mu Kiyovu, mu Kiyovu cy'abakire kabisa. Nkaba mfite ababyeyi bombi, umubyeyi wanjye umwe n'umukongomani undi ni umunyarwanda, viye wanjye n'umukongomani, mahera wanjye n'umunyarwanda. Amazina yanjye ari full FF ni Fabrice M ni Muhirwa. Aho byaturutse FM Pro. Abanyine izina starenze ko nzitwa na gutya ahubwo. Nuko ari izina tu niswe na bro wanjye undi imbere ngo nitaga FMX. Ako X kabaga kariho kasobanuraga nyine Christmas ko nyine navutse kuri Noheli tu. Girlfriend yarambwiye ngo reka uzite FM man. Mbona ko kabisa ari ibintu bimeze fresh, ari akantu koroje kandi kameze fresh urumva. Ari akantu nyine koroshye ukavuga kandi ari akantu nyine kadafite ubusobanuro buri kure na kabisa kambigenza utyo. FM Pro Muhirwa Fabrice turacyari kumwe. Hanyuma se umbwiye ko ufite ababyeyi bombi, papa ndetse na mama. Hanyuma papa mama ubundi mu rugo babibona gutuye umwuga ukora, kuba wirirwa hano mu ma studio wirirwa uri kumwe n'abahanzi babifata gute mu rugo? Nukuvuga nyine mu rugo niba ikintu cyane cyanshimishije mu buzima bwanjye n'uburyo ababyeyi banjye banshyigikira muri music yanjye. Igihe cyose ababyeyi banjye bahora bampushinga tu kuko yanjye no mu muziki kuva nyine muto cyane kabisa. Ababyeyi banjye bakunda umuziki cyane kabisa kandi ba bantu kabisa niyo naba natashye naraye studio bana mpungenge bafite ko babazi ko ndi mu kazi kabisa. Baranshyigikira cyane kandi baransumika kabisa. Ikintu cyambere nshimiye Imana kuba yaramaye ababyeyi kabisa bombi kandi ikindi aho usanga bakunda umuziki kumera wanga cyangwa usanga mera ukunda wanga ariko nje bose barakunda kandi kabisa baranshyigikira. FM Pro nkuko mubyumva we mubyeyi ushaka kuba uri kudukurikirana ufite umwana wifuza ko yajya mu bintu bya muzika ariko umubyeyi ukamubera imbogamizi, ndakeka ubibonye ko atari byiza kuko FM Pro umwana muto w'imyaka 17 akaba ari gukorera amahiti mugenda mubona ndetse n'ubufatanye bw'ababyeyi. Kambabwira ati namwe babyeyi mushaka kureka abana banyu bakisanzura ndetse mukanabashigikira. Hanyuma FM Pro tujye tuganira n'abahanzi bakatubwira zimwe mu mbogamizi zabo bagenda bahura ndetse na production zanyu nazo zishiramo ata producer gutya ngo ubundi mwebwe imbogamizi buhura nazo ni gute? Imbogamizi mu mikorere ati ni imbogamizi no guhura nazo. Ari imbogamizi ziza n'uri gukora numva Master n'imbogamizi nziza ku bintu wasohoye.
uradukishiriza mutubwira ati dore imbogamizi mpura nazo iyo nyikiri gukora, natubwira ati dore n'izindi mbogamizi mpura nazo iyo turi producer yasohotse hanze. hari imboga nk'uko wagiye ndi gukora tu bitewe n'agacano gukorera nyine njya kubona umuriro umuriro wagiye utase urumva ukabona nyine ari ibintu nyine tu ukabona usubiye inyuma tu. Izo mbogamizi dukunda kugira. Izindi mbogamizi nyine ugomba kumekinga show neza iyo cyane akenshi bizwi imbogamizi iyo nakoze cyane maze iminsi nkora cyane umutwe nameze fresh ajya mastering ikintu nyine ukagiha umuntu ugasanga nyine ikimeze fresh mu biyengo kabisa kino kintu ntabwo wagikoze fresh bitewe n'ukuntu umutwe wari umeze. Izo mbogamizi dukunda kugira nyine zo kuruha cyane ko mu mutwe tu. Ukoze hasi unyibutsa ibuye, hari akantu mvuze ati mujya muhura n'imbogamizi z'uko bitewe n'ahantu mukorera umuriro mukajya kubona ngo utasevinze, hanyuma Genesis Empire ubundi ikorera aho ngaho. Ikorera Gikondo tu, ubu turi Gikondo kabisa mudukorera. Twaganiriye byinshi ndetse twanagiye tuvuga byinshi ya FM Pro, twari turi kumwe hano ku ISANDI TV. Tube dusubikiye anga iki kiganiro cyacu kugira ngo tubararikire gukomeza gukurikira ibindi biganiro. Hanyuma Fabrice FM Pro watubwiye kuri Muhirwa Fabrice, ari naho byavuye FM Pro. Mujye mwumva amahita agenda akora, mugenda muyakurikirana. Ibwira abantu tubwire se bundi munakeneye ibikorwa byawe kugira ngo muhuze. Hari nk'umuhanzi ushobora kuba warebye interview ariko akavuga ati ndabuze studio kubiki n'ibiki, rangira abantu kujya bajye bagana bose Empire Studio ubundi barebe. Ni Empire Empire Studio, Genesis Empire Studio kugira ngo bajye baza mu batwikira. Ni kuvuga ngo ibikorwa byanjye kabisa IG wakanikaho FM Producer, bitumbonaho kuri YouTube. Channel yanjye ni FM Pro Music 250, kabona ibikorwa byanjye nkora. Ushaka na this Empire wajya kuri IG kanikaho Genesis Empire, kuri Twitter, kuri Facebook, Instagram na YouTube hose. FM Pro watanga nimero zawe kugira ngo umuntu ukeneye kwita kubona byihutirwa atagiye muri ibyo bintu ahita kubona ku kanya. Tanga nimero zawe. Nimero zanjye ni 078 630 35 03 078 630 35 03. Urakoze cyane ndabona aho ngo ku muryango hari abahanzi benshi cyane bari kugenda bagutegereza. Se ubundi abahanzi Empire Studio FM Pro recordinze bimeze gute? Undi hari akantu atakubajije ariko hari ukuntu ukora produit igasohoka nawe kabisa ukavuga ati ni produit imeze neza iryoshye. Niwe nk'uwe muhanzi wakoreye ingoma mu gihe cyose umaze ukora ukumva ari indirimbo nziza ifite kabisa karite? Nuko nakoze ingoma nyinshi cyane kabisa, kandi kabisa nyinshi ni nziza. Ntabwo yavuga nyine tujye ko muri minsi barayizo bari gukina ku isibo cyane kuri za flash za TV10, ingoma zanjye za TV1 bari kuzikina kabisa. Abantu bari kurikirana izo TV Jingo FM Pro iri kuza kabisa mo fresh. Nk'umutipe witwa Rushiye Breezy, ndimbe witwa Esther, ntaro bita nuza Bovari, ndimbe witwa Kaikusa, ro bita umutare y'inyarwanda gakondo yitwa Uzamubwire, n'izindi nyinshi cyane nizo ayo bita No Regret. Nari kunyura kuri TV1 cyane kabisa. Izo ndirimbo kabisa ziri gucaho, sibyo yuko nyine aho niho banzi kabisa banzi bari gucaho. Gusa nk'indirimbo wenda nize gukora wenda y'umusani nuko nyine nawe nyine byaje kugenda ukagenda. N'umuhanzi witwa Bosco niyo umuntu kabisa buriya mbere yuko agera hari ahantu wa producer mukorera kabisa. Yacyari Empire Studio
urabyumva yagiye akorera abahanzi benshi cyane bagiye batandukanye abarenze ndetse n'abakiri kuzamuka. Hanyuma dusoza iki kiganiro kugira ngo banze wakire na bariya mbona hariya twariganyije umwanya bakorere kugira nawe ukirigite ku gafaranga kuri cyari muto ariko ntukajye mu bintu by'ibitabi se undi ntago ukoraho kare ibyo byananiye rwose ariko ntago wabikora niyo ntashye rwose umusaza bafite akantu nk'umuriza mwaha ntago wabikora kuko wambwiye ko iwanyu nyine mukijijwe ndetse ni na byiza nshobora kubwira ati courage kabisa umusaza akomeza ukora cyari mutoya komeze werekana umuziki. Ese ubundi hagati ngo umuziki nyarwanda ubona gutari nako tunasoza tugira fast? Umuziki nyarwanda ni umuziki mbona kabisa ari kugenda guruka kabisa fast umuziki uri mwiza kabisa. Urebye umuziki nyarwanda kugenda usirimuka, urebye n'ahantu ibintu urebye umvisha ibintu bya kera byashize kumva n'ibyubu ni ibintu kabisa. Wa muziki wakinwa ahantu hose kabisa, ni umuziki usirimutse kabisa. Abanyarwanda barimo barasimuka mu muziki kandi umuziki wari kugenda ugera ku rwego rwiza. Ni nk'uhe muhanzi umva wakwifuza kuba wakorera indirimbo yazana muri studio ya Empire ukamurikodinga byose ukaba ari wowe ubikoze? Umuhanzi nyine njyewe uranjye nifuza abahanzi benshi cyane n'abafite impano. Buriya nshaka wa muhanzi ufite ide tugakubitana ikintu kirenze nko muri bano bafite amahiti nyine ba Bruce Melody, bano bose bagiye batandukanye umwe nka Bruce Melody. Urakoze cyane Fabrice FM Pro Muhirwa Fabrice. Reka dusoze iki kiganiro cyacu tubabwira ati mushobora gukanda subscribe kugira ngo mukomeze mugende mureba ibiganiro bitandukanye. Hanyuma ariko tunasoza kino kiganiro ushobora kuducurangira akantu nk'iminota 2 cyangwa umunota umwe kugira ngo abantu bumve kuko ufite impano kuri umuproducer ubumvisha uko bimeze kabisa. Ngerekana Rikero Sat 9 reka nsoze iki kiganiro cyacu basigiramo Fabrice kugira ngo abacurangire muryoherwe. Ciao. My secret life,